murakoze cyane arakoze Lieutenant Colonel Lozane banyarwandakazi bo mu ntara ya gatandatu intara zindi zisigaye zirabatashya nishimiye kuba ndi hano uyu munsi kandi twese ikintu twaje kubabwira nibwira ko abenshi mukizi twaje kubabwira ngo u Rwanda ruraryoshye u Rwanda ruraryoshye na Rwanda Day iraryoshye kuko u Rwanda rutaryoshye Rwanda Day ntiyaryoha Rwanda Day iryoha kubera ko u Rwanda ruraryoshye kandi ruryoshye kubera ko rufite ubuyobozi bwiza rufite imiyoborere idatsikira rufite abanyarwanda bazi icyo bashaka bazi iki gihugu ari cyo abo mu ntara z'iwacu bafite akazina basigaye bita ngo turinda tsimburwa a resilient people sinzi niba no muri diaspora namwe nuko murinda tsimburwa that's it twaje kubabwira we Rwandans baba bimbere mu gihugu nabo mu ntara ya gatandatu mureke tube indatsimburwa kubera ko dufite igihugu cyiza kandi ejo heza dushaka harashaka ko buri wese n'uwo muri diaspora amaboko ye n'umutwe we abyerekeza ku gukorera u Rwanda ngo ruryohe kurushaho uburyohe bw'u Rwanda rero ndabanyurira ku mayange hake icyambere muri iyi myaka hafi 20 ishize ubu tugezaho turi igihugu kimwe mu bihugu bike ku isi no muri Afurika aho ubukungu buzamuka ku mibare irenze 10 ubu tugeze kuri 12%. Icyo ni igipimo gishya uwo ni wo muvuduko mushya u Rwanda rushaka kujyaho ubukungu bukura kurenza 10. Icya kabiri twubatse inzego zirahamye inzego zacu zimeze neza ibijyanye no kubaka accountability amahitamo yacu nk'uko muyazi igihugu kimeze neza kandi kugira ngo tubimenye iyo dukeneye kwishakira ibipimo kubera ko twubatse inzego zikomeye ntabwo duhuruza muri Loni y'u Rwanda rushaka kumenya uko ruhagaze mu bukungu ikigo cy'igihugu kibarurishamibere n'isi iracyemera kirabibara kikabitwereka iyo ni intambwe ikomeye cyane iyo dushaka kumenya uko duhagaze mu miyoborere ntabwo tujya guhuruza ibigo mpuzamahanga nubwo nabyo bibivuga bikabyemeza ariko Rwanda Governance Board irabikora ikadupima aho bitagenda neza ikazamura ikarita y'umutuku aho bimeze neza ikabitwereka icyo ni igihugu cyubakiye ku mahame n'amahitamo akomeye twagize nk'igihugu kugira ngo dushobore gutera imbere amahitamo yacu murayibuka ubumwe gukorera mu mucyo no kureba kure ntabwo byahindutse tumaze imyaka 25 ari uko igihugu cyacu tucyubaka ari cyo cyerekezo tujyamo kandi ntiducogora niyo mpamvu turinda tsimburwa ikindi nashaka kubabwira ku mutekano igihugu cyacu gifite umwihariko ukomeye dufite umutekano utadigadiga mu kanya abari hariya muri sare hirya babigarutseho B2B
dufite umutekano uradadiye pe, umutekano w'igihugu cyacu muzi ibanga aho riri. Cya mbere, dufite inzego z'umutekano zitisukirwa, ariko igikomeye, ubucuti buri hagati y'inzego z'umutekano n'abanyarwanda ni pata na rugi. Abanyarwanda n'igisirikare cyabo ni indatana. Iyo igihugu kimeze gutyo, uwakisukira wese iyo akozeho arashya. Iyo igihugu kimeze gutyo, kukisukira ntibiba byoroshye. Wenda yakwinjira ariko gusohoka ngira ngo banza byamurushya. Amahitamo rero yacu nayo, ariko ngarutse ku miyoborere, twahisemo kugira politiki ishingiye kuri demokarasi y'ubwumvikane. Nagira ngo mbibabwire, muri Burayi bafite uko ibihugu byabo babyubatse, bafite n'amahame ya demokarasi bemera, wenda arabatunze cyangwa nuko bayabayemo, ariko ndagira ngo muterwe ishema n'amahitamo yanyu, n'amahitamo yacu nk'igihugu cyacu. Ikintu cyitwa demokarasi, demokarasi y'u Rwanda, sisiteme y'imiyoborere twahisemo birakora. Our system, our model of governance and development is working. We should be proud of it. Irakora kubera iki? Demokarasi, mu bihugu byinshi ku isi bavuze amatora, hari aho batangira kubara abapfuye batarabara n'amajwi. Mu gihugu cyacu hashize imyaka kabakaba 20, amatora yacu ni ubukwe, ni ubukwe, ni amahoro. Ni ubukwe kubera iki? Kubera amahitamo. Amahitamo, demokarasi ni iyubaka, ni ijyanye nuko tumeze nk'igihugu, ni demokarasi idaheza, iha buri wese. Mu Rwanda abahiganira kujya mu buyobozi, niyo amatora arangiye ntawe utsindwa, bose baratsinda, kuko nta kwikanyiza. Niyo mpamvu tuvuga ngo dufite imiyoborere ishingiye ku muturage kandi iteza imbere umuturage. Akaba ari niyo mpamvu ihame ry'uburinganire, kubera ko umugore agomba kugira uburinganire nk'ubw'umugabo, rigomba kwimakazwa kandi ririmakajwe. Uyu munsi inzego nyinshi mu gihugu cyacu ntabwo bikiri inkuru ko umugore mu buyobozi mu Rwanda afite ibigango bikomeye cyane. Mu nzego z'ibanze uyu munsi nyoboye, ubu natwe ntabwo tugifite ipfunwe. Igipimo ni ukurya isataburenge inteko ishinga amategeko. Mu nzego z'ibanze ubu niho tugeze, nicyo cyerekezo. Turifuza inzego z'ibanze, inzego z'igihugu z'ubuyobozi, umugore agiramo ijambo, agatanga umusanzu, kubera ko afite ubumenyi n'ubushobozi nk'ubwa musaza we, kandi tuzabigeraho. Amahitamo yacu rero yubakiye ku kintu gikomeye, ku buyobozi mpinduramatwara, yubakiye ku banyarwanda b'indatsimburwa, resilient society, ikubakira no mu guhora dushaka twishakamo ibisubizo. Iyo abanyarwanda bahuye n'ibibazo ntibajya gukopera, bishakamo ibisubizo, haba mu rwego rw'ubukungu, haba mu rwego rw'imiyoborere, haba mu mibereho myiza y'abaturage. Turimakaza kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu, ari nacyo nsozerezaho, u Rwanda mwarwumvise, abo mu ntara z'imbere mwazumvise. Aha muri diaspora bimeze bite? Muri bande ariko diaspora turi igihugu
intara enye z'iwacu imbere mu gihugu, tugendana ishema n'isheja, duharanira agaciro k'igihugu cyacu, duharanira ubumwe n'ubwiyunge, dukomeye kukureba kure, ariko duhuriza imbaraga ku Rwanda, guhuriza imbaraga ku Rwanda, amaboko yacu akarukorera, ubwenge bwacu bikabuko. Diaspora rero, abanyarwanda bo muri diaspora, naje gusaba ariko sinsabiriza. Turashaka ko abo mu ntara z'imbere muri muze mwese ntawe usigaye inyuma, igihugu cyitwa u Rwanda mugihurizaho amaboko n'ubwenge, ntagire urugambanira, kandi ntituzahweme umunyarwanda wese. Ubundi muravuga ngo ahari umunyarwanda hose haba habaye u Rwanda. Ahari umunyarwanda wese rero niba habaye u Rwanda. Ubwo intara ya gatandatu n'aka karere ko mu Burayi no mu Budage, turagira ngo tugire diaspora ifite imiyoborere myiza, imiyoborere idaheza, imiyoborere irimo gukorera mu mucyo, imiyoborere irangamiye u Rwanda, imiyoborere ishakira u Rwanda amaboko n'amahoro, imiyoborere yigisha irerera u Rwanda rw'ejo, imiyoborere twese ari ab'imbere ari n'abaruri hanze tuba turi mu cyerekezo kimwe cy'u Rwanda rufite agaciro, u Rwanda rutera imbere, u Rwanda rugari, u Rwanda buri wese avuga ati iki gihugu cyiza gifite ibiro, gifite agaciro, kandi agaciro k'u Rwanda ni agaciro k'umunyarwanda. Nagira ngo mbashimire rero, naje kurubakumbuza ngurwo, kandi mbasabe ntasabiriza ngo inzego za diaspora, kuko mwabaye intara ya gatandatu. Ubwo na bya bipimo twajyaga dukoresha tugiye kubizana muri diaspora, turebe niba tubaha ikarita y'icyatsi cyangwa iy'umutuku ku bipimo by'imiyoborere, kubera ko mu zindi ntara ibyo biramenyerewe. Ntabwo tuzabitangaho amafaranga, inzego zacu zirubatse, imiyoborere myiza yarazubatse. Nagira ngo mbasabe tujyane muri icyo cyerekezo, tube diaspora iba umusemburo w'amaboko yo kugaba amashami y'igihugu cyitwa u Rwanda aho hari umunyarwanda hose, kandi nitubyara turerere icyo gihugu cyiza. Murakoze cyane.